Inshuti bakunzi n'abarundi bakavuga ati ariko twumva ikinyarwanda najya mu banyarwanda nabo bakavuga ati ariko twumva ikirundi nabuze aho njye hagati donc nyewe ndi mu East Africa so ndu muri region kabisa ya Grand Lac so navuki mu mibare nibaza abantu benshi ntabwo bisanzwe abantu benshi barabyibaza ariko giyewe simbizi mbona ibintu by'imibare ndabikunda iyo mbonye imibare yanditse hari ukuntu numva umunezero turatandukanye cyane kuko ngewe hari ibintu ntinya n'ibyo birimo hari ikintu ndakunda kuvuga ako twese hari igihe duca muri depression cyangwa se agahinda gakabije haba harimo gukumbura n'ibiki ariko nanone ukareba uje muri bino bihugu uje ufite masters uje wari umucuruzi uje wari ufite ikintu wakoraga muri bihugu byacu twari turi abantu bakomeye ukaza hano ugasanga ugomba kujya gutangira muri bwa buzi bwo hasi uraterura amakarito cyangwa se urakora mu bintu by'ama nursing home cyangwa undi muntu ukuruta mu rugo abantu bakuzura umwana papa na mama n'ubu ngubu turaganira ni ababyeyi bacu batureze mu buryo bwo kutugira inshuti turaganira tugaseka n'ubu kandi bakunze kutubwira cyane ko twari tumeze gusa icyo nzi bavuga ko giyewe nakuze ndi umwana wo nk'intoki n'umwana wanjye kandi nabyeyi arazonga yo mu rutoki so bangura abana bo nk'iri intoki ubundi babazi ko ari abana bitonda donc giyewe nabaga ngo baramenya ngo gene umwana wanjye ushobora kumusiga ahantu yiririye yihagiye icomeka intoki ukaza kwa musanga so nari umwana urumva witondewe w'amahoro impamvu nkubajije iki ngiki nuko ushaka kuba bisaba abantu bafite masters mu mibare umwana yambwiye umuntu yarakuze ukabasha gushira muri perspective ntabwo nteze kuba guverineri wa Amerika wa Federal Reserve ariko cyo nakora narira umwana wanjye akazabiba ari nyine twatangiye tuvuga tugira kure tugendana aba VIP tugendana aba VIP asante sana thank you bye bye god bless